Ni mu masaha y'umugoroba, Mika rero aba ashoje akazi, gusa nyine umunaniro uba ari wose, ariko aba ari kugenda yinanura ariko agorora ijosi, dore ko rwose aba ari kumva atameze neza habe na gatoya. Imyiteguro y'ubukwe bwe nyuma y'iminsi 3 iba rwose irimbanyije, ku buryo abifatanyije n'akazi aba yumva ari hafi nko gusara. Afata imodoka rero agiye gutaha, dore ko rwose ataha mu masaha nyine yakuze cyane, maze yagera mu nzira agakora agisida. Gusa ntawe umenya ko yayikoze uwo munsi, ahubwo baramutegereza mu rugo bakamubura. Buracya mu gitondo rero bakabona nyine amakuru avuga yuko imodoka y'uyu musore yasanzwe ku muhanda yakoze agisida. Gusa we ntabwo aba akiri mu modoka kuko abagira neza baba bamujyanye kwa muganga. Batangira rero gushakisha aho yaba ari, maze bagasanga ari ku bitaro nyine baba begeranye, gusa nyine aba arembye cyane ku buryo aba ari no muri koma rwose atanyeganyega. Muganga rero ababwira yuko ashobora rwose no kutazigera akanguka, cyangwa se akaba yamara igihe kirekire muri koma. Fiance we rero nawe nyine ahita aza kumureba, gusa aza yambaye neza yimakiye, utamenya ko rwose afite umuntu urwariye kwa muganga, ahubwo uba ubona yiteguye nko kwifotoza. Buri gihe yabaga yiteguye amafoto y'abantu bari bumufotore. Carmel rero ni umu-infirmiere akorera kuri ibi bitaro, niwe rero bashinga kuzajya yita kuri Mika by'umwihariko. Uyu mukobwa yari umwana mwiza cyane kandi yitaga ku barwayi ndetse yakundaga akazi ke cyane. Atangira rero kwita kuri Mika, yari azi neza ko rwose nta kintu na kimwe yumva. Iyo rero Carmel yarangizaga akazi yazanaga ibitabo maze akicara iruhande rwa Mika, ubundi akamusomera ibi bitabo. Rimwe na rimwe akicara amuganiriza nubwo rwose yabaga azi ko atari kumwumva. Carmel rero wari ufite umwana w'umuhungu babanaga, yari yaramubwiye ko afite umurwayi yitaho by'umwihariko. Umunsi umwe rero azana uyu mwana kugira ngo nyine arebe uyu murwayi. Uyu mwana araza akicara hafi y'igitanda, maze nawe agatangira kuganiriza Mika nubwo rwose aba azi ko atari kumva. Uyu mwana rero atangira kumubwira ati mama wanjye ajya avuga ko rwose afite icyizere yuko uzakira, kubera yuko uri umuntu mwiza, kandi nyine abantu beza bagomba kubaho kuko haba hari abandi bantu babakeneye kugira ngo babahe ubufasha. Mu by'ukuri umwana we ntabwo aba azi yuko Mika yumva, nyamara Mika aba yumva ibintu byose, ndetse n'ibintu byose uwari fiance we yirirwaga avuga byose aba yarabyumvaga, kuko uyu mukobwa wari fiance we yakundaga kuza kumusura, maze akaza nyine agahagarara hafi aho ngaho ari kuvugira kuri telefone. Yabaga ari guhamagarana n'umuvandimwe wa Mika, bumvikana rero ukuntu nyine bagomba kuzashaka procreation yemeza ko imitungo ndetse no gukontorora ibintu byose bigomba kuva mu mazina ya Mika kuko arwaye cyane, maze bikabajyaho. Baba bari no kuvugana ko rero nibamara kubona iyo procreation bazahita bigendera. Ikindi kandi baba banavuga ko batagomba kuzamusiga ari muzima, kubera ko nyine bagomba kuzamwikiza, kubera ko umugambi wabo wa mbere uba warapfubye. Baba barakase nyine amafure y'imodoka ye, ariko kubw'amahirwe nyine ntapfe. Byose aba abyumva ari muri koma nubwo atabanyeganyega. Umuntu umwe wenyine uba umubwira amagambo meza unamwifuriza ibyiza aba ari Carmel gusa. Umunsi umwe rero Carmel aza kuganiriza n'ubundi nyine Mika nk'uko yari asanzwe abigenza. Uyu munsi rero amufata mu kiganza maze agatangira kumusengera. Aba ari gusenga rero kugira ngo Imana yongere imuhe amahirwe ya kabiri, yongere agaruke mu buzima, ndetse rwose yongere agire akabaraga. Aramusengera umwanya munini amufashe mu kiganza, maze yajya kumva akumva uyu musore anyeganyije urutoki. Carmel rero agira ngo aribeshye,
agira ngo ahari ntabwo ari ibya nyabyo, ahita rero amuhamagara ati Mika, uranyumva? Niba ubasha kunyumva ngaho mfata ikiganza. Ahita ajya kumva rero akumva intoki za Mika ziramufashe, ibyishimo biramurenga kuko ahita amenya neza ko noneho uyu musore akangutse. Amarira rero y'ibyishimo atangira gutemba ku matama ya Karumere, ahita yihuta maze akajya guhamagara dogiteri uba usanzwe umukurikirana. Uyu mudogiteri rero araza akareba maze agasanga rwose Mika ameze neza kuri iyi nshuro, ndetse rwose ari kugenda nyine yoroherwa rwose amera neza. Nyuma rero y'amasaha make Mika abasha gufungura amaso maze akabasha kureba, dore ko aba amaze amezi menshi ari muri koma. Bahamagara rero umuryango we maze Christine uwari fiyanse we nyine niwe uza mbere, kwa kundi nyine yabaga yambaye neza agenda akubita agakweto, aba kandi afite n'abanyamakuru noneho yazanye kugira ngo nyine aze kubaha inkuru z'ukuntu uyu mufiyanse we yakangutse. Mbese uyu mukobwa aba ari umwibone, icye kiba ari ukwibonekeza gusa, aba yifuza kuvugwa ndetse no kujya kuri paje ya mbere y'ibinyamakuru byose. Mika rero yitegereza nyine uyu mukobwa fiyanse we ukuntu nyine yashyushye yifotoza, maze ari kureba nyine mu bantu bose bari hano, ajya kubona akabona hirya gatoya umukobwa uba uhahagaze wambaye nyine itaburiya y'aba infirmiere. Mu mutima we ahita atekereza ko byanze bikunze rwose uyu nguyu ari Karumere. Uko rero yabitekereje ni nako bigenda, kubera ko Karumere ahita aza akababwira ati mwimwegera cyane, mwaba rwose muri kumucura umwuka. Naho rero Christine we ntabwo aba yumva ibyo bari kumubwira, aba yasuzuguye cyane uyu mukobwa, aba abona nyine ari umukobwa uciriritse. Mika rero we acyumva ijwi ahita amenya ko ari wa mukobwa usanzwe amwitaho. Mika akomeza kwitegereza Karumere maze akanga kumukuraho amaso. Aho agenda hose aba amukurikiza amaso ariko nta jambo avuga. Guhera uyu munsi rero Christine atangira noneho kujya yibonekeza, kuko nyine uyu musore aba yaramaze gukira. Buri gitondo mbere y'uko abaganga baza kumureba aba yahageze maze bakamusanga kugira ngo nyine babone ko rwose amwitaho, nyamara ikindi gihe cyose ntabwo yigeze amwitaho. Abaza rero akamwicara iruhande maze agatangira kumubwira iby'ubukwe bwabo nkaho rwose nta cyabaye. Icyo ataba azi ni uko Mika aba yarahindutse rwose 100% kubera ibintu byose aba yarumvise cya gihe nyine yari ari muri koma. Karumere rero we ntabwo yongeye kuza kumusomera ibitabo no kumubwira inkuru, kuko nyine yabonaga yarakize, ariko yakomeje nyine kujya amwitaho, akaza akamubaza uko ameze ndetse akanamuganiriza bisanzwe. Ntabwo rero yari yarigeze amenya ko uyu musore yamenye ko nyine Karumere ari we wazaga kumusomera ibi bitabo. Umunsi umwe rero Peter ni umuvandimwe nyine wa Mika ndetse na Christine baza nyine kureba Mika bigize nk'abantu rwose bamwishimiye kandi bamukunda. Naho rero Mika arabitegereza maze agahita abaza Peter umuvandimwe we ati mbwira, ni amafaranga angahe se waba warakuye ku makonti ya kampani maze ukayashyira kuri konti yawe by'umwihariko? Peter rero ahita amureba ati ibyo uri kuvuga simbizi. Undi ati ibyo ndi kuvuga ndabizi neza, erega ibiganiro byanyu byose narabyumvise, uko mwavugaga yuko nimumara kubona procreation muzahita munsimbura ndetse ibintu byanjye byose mukabitwara. Kuko kandi Christine yavugaga ko ninakira tugakora ubukwe, nabwo nitumara gukora ubukwe byose azabitwara maze mugafatanya, ubundi mukansohora muri kampani ndetse no mu bintu byose. Uko mwavugaga ko kandi mugomba no kuzanyikiza kuko ari byo byiza rwose ntabasha kubakurikirana. Byose byanyu narabyumvise. Naho Christine ati ni ukuri ushobora kuba rwose ukirwaye ndetse ukirembye, icyumvikana cyo ntabwo umeze neza mu mutwe, umeze nk'umuntu wataye umutwe, niyo mpamvu uri kuvuga ibyo bintu.
ati nta kibazo nimukomeze muvuge ko nataye umutwe kubera ko njyewe ibyo ndi kuvuga ndabizi, ahubwo ndavuze ngo nimunsohokere hano simbashaka kubera ko n'ubundi nta cyiza cyanyu. Umunsi umwe rero Karumere yinjira nyine hano muri iki cyumba Mika aba aryamyemo, maze akabona nyine Mika ari gutekereza ibintu byinshi, ahita amubaza ati urashaka amazi? Naho rero Mika ahita amubwira ati gira hino. Karumere aramwegera maze Mika agahita amubwira ati kubera iki wahisemo rwose kunguma iruhande ukampa igihe cyawe, nyamara warabonaga ko rwose nta mumaro na muto nakugirira? Kubera iki wakomezaga kunsomera ibitabo ndetse no kunganiriza umbwira udukuru, ukomeza kunshyiramo imbaraga no kumbwira ngo ndwane kugira ngo rwose ngaruke mu buzima? Naho Karumere ati uretse no kuba ariko kazi kanjye, ariko buri muntu wese aba akeneye umuntu umuba iruhande igihe nyine ari mu bibazo, ndetse rwose n'igihe akeneye nyine umuntu umubwira neza nta nyungu amutezeho. Akibwira ibi rero Mika ahita atangira gutekereza ukuntu abandi bose bapangaga nyine kwibonera amafaranga, naho uyu we yakomezaga kumwitaho nta nyungu n'imwe amwitezeho, maze amarira atangira gushoka mu maso ye. Nyuma rero y'iminsi mikeya umuganga nyine abwira Mika ko noneho ubu yataha, maze bagakomeza kumukurikirana ari mu rugo, gusa amubwira ko nyine bagomba kumuha umu-infirmiere bajyana kugira ngo amwiteho. Mika rero acyumva ibi ahita asakuza ati muga nta wundi nshaka uretse Karumere, ndifuza ko ari we unyitaho kuko n'undi hano niwe wanyitagaho kandi ni ukuri yanyitayeho neza. Ndakeka ko rero aramutse akomeje kumfasha rwose byatuma mbasha gukira vuba, ni nawe nyine uzi imbaraga nke zanjye. Dr aramubwira ati nta kibazo rwose, n'ubundi Karumere birazwi ko ari umu-infirmiere mwiza hano, abantu bose baramukunda ndetse azi kwita ku barwayi, nta gushidikanya rero nawe azakwitaho neza. Babibwira rero Karumere, maze Karumere nyine araza akareba Mika akamubwira ati se njyewe rero mfite umwana tubana mu rugo, kandi nyine uyu mwana nawe mba nkeneye kumwitaho, sinzi niba nabasha nyine kubona umwanya w'amasaha menshi ndi kukwitaho kuko mba ngomba no gutaha nkajya kureba uyu mwana. Naho rero Mika ati hoya rwose ibyo si ikibazo, ahubwo se urabyumva ute uramutse uzanye n'uwo mwana maze mwese mukaba mu rugo iwanjye, ko mfite inzu nini cyane, ikindi kandi ndibuka yuko yigeze kuza kunsura maze akajya ambwira yuko akunda gukina basket cyane, mu rugo iwanjye ni hanini, namushyiriramo kandi n'ikibuga cya basket maze akajya yitorezamo, ndakeka ko rwose yajya ajya no mu marushanwa agahita aba uwa mbere. Karumera acyumva ibi aramwenyura kubera ukuntu umwana we yakundaga basket cyane, ati nindamuka amubwiye ibi ngibi rwose ndatekereza ko atari bubyange, gusa nizere ko bitabangamye, ariko nanone ndatekereza ko bishobora kuzakora inkuru maze abantu bose bagatangira kuvuga ko tuba iwawe. Naho rero Mika ati umva ntabwo ngewe ibyo abantu bavuga mbyitayeho, icyo nitayeho ni uko rwose uri umuntu nyine w'ingenzi kuri ngewe, ukuntu wanyitayeho n'ukuntu nyine n'ubundi ukomeza kunyitaho nibyo nkeneye kuba uri iruhande rwanjye kugira ngo unyiteho, ibindi byose bazavuga ntacyo bimbwiye, cyane cyane ko abavuga ntawe nshaka ndi muzima. Karumere rero arataha maze akabwira uyu mwana we ko nyine bagiye kwimuka bakajya kuba kwa Mika. Naho rero uyu mwana abwira mama we ati mama kubera ukuntu ibyo bitari byiza ndumva hari rwose ubanza atari ibya nyabyo. Mama ati ni ibya nyabyo rwose, bagiye kugukorera ikibuga cya basket maze ujye ubona aho witoreza. Uyu mwana rero biramushimisha cyane maze nyine bagafata ibintu byabo bakimuka batyo. Muganga rero aba yabwiye Mika ko nyine atagomba kwistressa, agomba kuruhuka bihagije ndetse ko nta kazi mu gihe cy'amezi 6 agomba nyine kuba yitaweho by'umwihariko kugira ngo abanze nyine amere neza. Bamaze rero kugera mu rugo, Mika abwira Karumere ati nibuka buri jambo ryose wambwiye kuva nagera mu bitaro,
nibuka kandi umwanya wose wampaye, mbese uri umuntu w'ingenzi kandi ndagushimiye cyane, nubwo rwose ntabona amagambo mbivugamo, ariko wumve ko ngushimiye mbikuye ku mutima. Christine rero aza kureba Mika, maze yahagera agasanga nyine hari Carmel, ahita atangira kumusuzugura ati uyu mu infirmiere kandi ari gukora iki hano? Naho rero Mika ati uyu nguyu niwe ugomba kuzajya anyitaho, agomba kandi kuguma hano maze akanguma iruhande, ahubwo ndibaza wowe icyo uje gukora hano. Naho rero Christine ati wibagiwe se ko uri fiance wanjye, ndaje ngo dukomeze gupanga iby'ubukwe. Mika rero ahita amubwira ati ibyanjye nawe byararangiye, ntabwo nkifuza kuvugana nawe ukundi, ubu ngubu rwose umuntu wenyine nzi neza ni Carmel, niwe wambaye hafi igihe mwese mwari muri kungambanira. Amusohora rero hano nyine muri iyi nzu, maze ibi bintu bikababaza Christine cyane, kuba nyine bamusohora nyamara hagasigara Carmel, ndetse aba yamaze kubibona ko n'umwana we aba hano. Ibi bintu biramubabaza, maze agatangira kubwira nyine uyu umusore ati umva, ntabwo rwose byarangirira hano, ndaje nzabwire abafatanyabikorwa bawe ko rwose wafashe umu infirmiere ukamuzana mu rugo n'umwana we, niba ari bo wansimbuje, ibyo byose uzaba ubisobanura, ikindi kandi nzabivuga no mu itangazamakuru, maze bamenye yuko rwose utari umusore mwiza. Umunsi umwe rero bicaye bari kuganira Mika ndetse na Carmel, Mika abaza Carmel impamvu nyine nta papa w'umwana babana, naho Carmel ahita amubwira ati papa rero w'umuhungu wanjye yadutaye rwose afite imyaka 8, ubu ngubu afite imyaka 14, urumva ko nyine hashize imyaka 6 yose. Ajya kuduta rero yajyanye nyine n'undi mukunzi we mushya bari bari kumwe, nta kintu na kimwe yadusigiye uretse kudusiga mu madeni no mu bibazo. Nta nubwo rwose mba numva nifuza kuvuga izi nkuru kubera ko byabaye ibihe byanjye by'agahinda, ariko ubu ngubu njye n'umwana wanjye twabashije kongera guhagarara ku maguru abiri, ubwo rero ndaramwibagiwe, ntabwo mba nifuza no kumwumva. Mika rero aramwihanganisha maze akamusaba gukomera, cyane cyane ko aba asanzwe azi yuko n'ubundi uyu mukobwa ari umunyembaraga rwose, azi kurwana n'ibibazo. Naho rero Tommy, uyu ni umwana nyine wa Carmel w'ibyishimo biba ari byose, aba yaraje hano maze agasanga icyumba cye kirimo nyine imyenda ya basiketi kandi myinshi, imipira, mbese kidekoye neza ibijyanye n'ibintu byose yakwishimira. Ashimira rero cyane rwose Mika uba nyine aba yaratanze itegeko ryo kugira ngo bamutegurire ibi bintu byose, ikindi kandi baba barashoje rwose no kumukorera ikibuga azajya yitorezamo basikete. Uyu mwana ibyishimo biba byaramurenze. Umunsi umwe rero Christine agaruka hano, maze n'ubundi agasanga Carmel ndetse na Tommy baracyari hano. Rero atangira kubwira Mika ati bano bantu kubera iki utabirukana? Naho Mika ati ntabwo bashobora kuva hano rwose, bazahaguma. Christine rero n'umujinya mwinshi ahita amubwira atumva, nzaba ndeba ukuntu uzisobanura umuvandimwe wawe natangira kuvuga ko nyine utameze neza mu mutwe, ufite ibibazo byo kuba rwose umeze nk'umuntu wahungabanye. Mika ati ariko ngewe rwose meze neza. Naho rero Christine ati nubwo umeze neza, ariko ndabizi neza nyine kutabasha kubigaragaza ko umeze neza, ariko twe dufite ibimenyetso bizerekana yuko utameze neza. Naho rero Tommy ahita abwira nyine uyu mukobwa ati none se uzajya kubeshya nyine nk'uko umaze kumutera ubwoba muri iyi video. Aba ari kumwereka nyine video yafashe. Uyu mukobwa akibona ko uyu mwana yafashe video, ahita nyine yumva arakaye kubera ko abona ko nawe nyine aguye mu gatego, ahita asohoka, maze yamara kugenda nyine n'umujinya mwinshi
Mika agahita abwira Tommy ati urakoze cyane muhungu mwiza, watekereje kure kandi watekereje vuba cyane. Naho rero Tommy ati erega ntabwo rwose uriya mukobwa njya mwizera, sinzi impamvu mba mbona wagira ngo hari ikintu kibi aba ateganya gukora, niyo mpamvu rero yatangiye kuvuga ngahita ntangira kumufata video. Mika ahita amubwira ati urakoze cyane rwose. Uyu munsi rero Mika ahamagara Carmel maze akamusaba ko yaza nyine bakaganira. Aramubwira ati ndifuza kongera kugushimira indi nshuro watumye nyine nongera kuba uwo nari ndiwe kera. Akura nyine agafoto ahantu mu gatiwari k'igitanda maze akakamwereka, ahita amubwira ati uyu ni mama wanjye, yakoraga akazi ko gukora amasuku, ariko ibyo byose yabikoraga kugira ngo anyishyurire amashuri. Mu by'ukuri njye n'umuvandimwe wanjye ntabwo rwose kera byari byoroshye, twari abakene cyane, gusa nyine twaje gukora cyane maze amafaranga turayabona. Mama wanjye rero iyo ataza kwitanga kugira ngo anyishyurire ishuri ntabwo rwose mba ngeze ahangaha. Ni nayo mpamvu kandi nawe mba ngira ngo ngushimire umuhate ushyiramo n'imbaraga kugira ngo ukore cyane maze umwana wawe abashe kugera ku byiza. Gusa mwarakoze cyane kubera ko kuza mu buzima bwanjye byanyibukije nyine ahahise hanjye. Tommy rero ahita abwira Mika ati none se ubu nanjye nimara kwiga nzabona akazi maze mbone amafaranga menshi, mama wanjye nyine ntazongere kujya arara kwa muganga. Naho rero Mika ati cyane rwose, none se ubu uretse ko nyine mama wanjye atakiri kuri iyi si, ariko iyo aza kuba ahari nawe rwose ntabwo aba agikora akazi k'imvune, kubera ko nyine urabona ko nabonye amafaranga nagombaga kumuruhura maze nkamuha buri kimwe cyose. Tommy rero ahita ahindukira akareba mama we maze akamuhobera, ubu ubona nyine agize icyizere mu buzima ndetse ashimishijwe ko umunsi umwe mama we rwose azabaho neza maze akaruhuka imvune zose yavunitse. Naho rero Mika ahita abafata mu kiganza maze akababwira ati ndabakunda cyane, ni ukuri mbafata nk'umuryango wanjye, ndetse Tommy mufata nk'umwana wanjye ntigeze mbyara. Ntababeshye mujye mumenya ko muri abantu b'igiciro kuri njyewe. Ibi bintu rero nanone bituma rwose amarangamutima ya Carmel azamuka, kubera ko ntabwo aba yaraherutse kumva umuntu umubwira amagambo meza ndetse rwose unamubwira ko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Mika rero kandi akomeza abwira Carmel ati ndagira ngo nkubwire ko rwose ngukunda, nubwo nkiryamye hano mu buriri ariko ndagukunda cyane. Nagukunze umunsi wa mbere uza kundeba kwa muganga, umunsi wa mbere uza kunganiriza, wa munsi nyine wambashaga kumbwira amagambo ankomeza. Uriya munsi nahise ntekereza ko uri umuntu w'ingenzi kandi ntagomba gutakaza mu buzima. Arongera akabwira rero Tommy ati Tommy, mama wawe ndamukunda cyane kandi ntuzahangayike, humura rwose sinzamubabaza, nanyemerera ko namukunda nzamuba hafi ndetse rwose nzagerageza kumuhanagura umubabaro wose yagize. Carmel rero we biba byamurenze, aba nta jambo na rimwe ryo gusubiza afite. Naho Tommy ahita afata mu kiganza Mika maze akamukomeza, ubundi nyine akamera nk'umuntu uri kumuhobera, ni nkaho aba amubwiye ati njyewe rwose ndabyemeye nta kibazo. Carmel rero nawe ahita yegera Mika maze akamuhobera cyane, aramubwira ati ni ukuri nanjye rwose ndagukunda kandi warakoze nyine kutuzana mu buzima bwawe, ariko nanone ntabwo byoroshye habe na gatoya, kubera yuko amakuru azakurikira ntabwo uzabasha kuyihanganira. Naho rero Mika ati byose byihorere, humura aho navuye ndahazi kandi naho njya ndahazi, ubwo rero nzi umumaro mufite mu buzima bwanjye, ibindi byose ntacyo bimbwiye. Iminsi rero iragenda igahita maze Mika agatangira kumera neza, noneho agatangira kujya anagenda akajya hanze agafata akazuba, ndetse rwose agatangira nyine gukomera mu buryo bugaragara.
ni nako kandi umubano we na Karumere uba ukomeza rwose kwiyongera. Aba bombi baba bamaze gukora umuryango w'ibyishimo, umuryango wubakiye ku cyizere, ku rukundo ndetse no ku munezero. Umunsi rero wakurikiye baba biyicariye n'ubundi ibyishimo ari byose, maze bajya kubona bakabona amakuru ari kugenda acicikana bavuga yuko umukire Mika yaba rwose yaramaze kuba umusazi ndetse akaba afite ibibazo byo mu mutwe bikomeye. Akibona aya makuru ahita atangira gutitira intoki, maze agahita abwira nyine Karumere atumva Christine arandangije neza neza, ubu ngubu atangiye kubwira abantu bose ko ndi umusazi kugira ngo bantere icyizere, kuko ejo hari inama ikomeye y'abafatanyabikorwa bacu. Buriya nyine baragira ngo we ndetse na Peter bazavuge yuko nta kintu nshoboye ndetse ko ndwaye mu mutwe, kugira ngo babashe nyine kuba aribo bafata inshingano, ubundi imitungo yanjye yose bayigarurire. Muri ako kanya rero bakibivuga, Tommy aba yinjiye avuye ku ishuri, maze akibona ikinyamakuru nyine kiba kivuga aya makuru aragiterura akacyitegereza. Ataba abantu ni abagome, ni abantu babi cyane, bameze nk'abana bo ku ishuri iwacu. Naho mama we ahita amubaza ati abana bo ku ishuri iwanyu bagize bate? Tommy ati birirwa banserereza nyine ngo turi hano ngo kubera ko twakurikiye amafaranga yo mu bakire. Mama we ahita amuhobera ati mwana wanjye komera, ukuri nyine urakuzi. Bakivuga ngo ukuri urakuzi, bahita bumva umuntu avuga ati none ukuri ni ukuhe? Bose rero barakebuka, maze Karumere agahita atungurwa no gusanga nyine ari papa wa Tommy uba ugarutse. Tommy rero ahita avuga ati papa. Naho rero papa we ati muhungu wanjye umeze neza, ntabwo se uza guhobera papa wawe? Naho nyine Tommy ahita afata mama we akamukomeza, ubona rwose afite ubwoba. Ahita rero abwira nyine Karumere ati ndabona mumeze neza, musigaye muba ahantu heza. Naho rero Karumere ati ugeze hano ute? Naho rero uyu mugabo we ati hanyuma se ntabwo mfite uburenganzira bwo kuza kureba umwana wanjye, cyane cyane iyo nabonye yatangiye gusohoka mu binyamakuru ko aba rwose mu rugo rw'umukire cyane. Ahita ahindukira rero maze akareba Mika ati ndakeka ari wowe nyine Mika, umusore uzwi cyane, umusore wabashije kwigarurira famiye yanjye, ubyumva ute kuba uri kumwe n'umugore w'abandi? Naho rero Karumere ati ntabwo ndi umugore wawe, njye nawe twararangizanyije. Karumere rero akomeza amubwira ati nta burenganzira na buke ufite kuko warangije kubutakaza igihe wadusigaga. Naho rero uyu mugabo ati kuvuga kubasiga, ntabwo rwose nashakaga kubasiga, ahubwo nyine nagira ngo mbanze ngende ndibuke mu mutwe. Ubu rero ndi ku murongo neza kandi nagarutse, niteguye noneho kongera rwose gutangirira kuri zeru, kubera ko umuhungu wanjye akeneye papa uko byagenda kose. Tommy rero amubwira ati nari ngukeneye mu myaka 6 yashize, cya gihe wagendaga nyine nari ngukeneye igihe nabaga navunitse ukuboko maze nkabura umfasha. Ati kandi nabaga ngukeneye igihe mama wanjye yakoraga utuzu dutatu twose kugira ngo abashe kumbeshaho. Wari uri hehe icyo gihe? Kubera iki utahabaye? Papa rero wa Tommy ahita amubwira ati mbabarire nyine nakoze amakosa ariko ndayasabira imbabazi. Tommy ati byigumanire nta kibazo, kubera yuko Mika yabashije kumbera umubyeyi mu mezi 3 ashize kurusha uko wowe wamubaye mu myaka yose y'ubuzima bwanjye. Papa we akibyumva ahita yijima nyine, birumvikana abacitse intege kuko abari kumva ibisubizo umwana ari kumuha, aba yumva rwose uyu mwana atakimukeneye mu buzima bwe. Papa rero wa Tommy ahita akomeza kuvuga ati nyamara ubanza bya bintu bavuga mu binyamakuru ari ibya nyabyo. Uyu musore Mika ashobora kuba yaratakaje ubwenge, ashobora byo rwose kuba yarasaze. Nta kuntu umuntu muzima yabasha kwita umwana w'abandi ko ari umwana we, n'umugore w'abandi akamwita umugore we, agafata umuryango w'abandi akawigarurira.
naho rero Tommy ahita yongera akabwira papa we ati ndakubwiza ukuri papa, uretse ko rwose nakwiye no kukwita papa kuko ntabwo ubikwiriye ukuntu wadusize mu nzu nta muriro dufite, nta mazi, uri guhunga ibibazo kandi uri umuntu w'umugabo, nyamara Mika we akitubona yatubonyemo nk'umuryango we. Ndakubwiza ukuri ko ubu muntu afite ntaho rwose ahuriye nawe. Karumeri rero ahita afata Tommy cyane akamukomeza, maze agahita abwira nyine papa we ati kuri iyi nshuro turi aho twakagombye kuba ndetse niwo mwanzuro mwiza twafashe mu buzima. Mika rero uba wabanje kwihangana ahita abwira uyu mugabo ati ndahamagara abasekirite maze bakujugunye hanze. Naho uyu mugabo ati ntabwo ari ngombwa, gusa ubwo mudakeneye kumvikana rwose ubwo bizakemurwa n'amategeko kubera ko yaracyari umugore wanjye ndetse n'uyu ni umwana wanjye, ubwo rero nyine mutegereze amategeko niyo azabikemura. Ari rero gusohoka, Tommy ahita abwira papa we ati sinifuza kuzongera kukubona ukundi. Papa we rero arasohoka maze Mika agahita ababwira ati ni ukuri mumbabarire kuba ari njye mbateje ibibazo, impamvu papa wawe agarutse ndetse n'impamvu ibintu byose byasakuje ni ukubera ibinyamakuru, ahari iyo ataza kuba jyewe nabinjije mu buzima bwanjye ntabwo muba mufite ibi bibazo. Naho rero Karumeri ahita amufata mu kiganza ati hoya, warakoze kutwinjiza mu buzima bwawe kubera ko wadushyize ku mutima wawe, ni iby'igiciro rero kandi rwose ntabwo twabona ikiguzi tubiguze. Naho Tommy ati ahubwo twebwe tubabarire kuba nyine tuguteje ibibazo kubera ko iyo tutaza mu buzima bwawe ntabwo papa wacu aba aje kukubwira ibyo yishakiye. Bose rero barahoberana ari batatu maze bagakomezanya kandi nyine bakongera bakishima. Mu kanya gato rero Karumeri ahita yibuka iby'inama y'ejo maze agahita abwira Mika ati ahubwo twari twibagiwe, tugomba gushaka igisubizo ku byerekeranye n'inama y'ejo. Ndifuza yuko wazajya muri iyi nama kubera ko uramutse udahari noneho rwose ibyo bagukorera ntabwo wamenya ibyo ari byo, bafata ibyemezo uko babyumva kandi ntabwo bagomba kugutwarira umutungo uko babonye kose. Rero ugomba kuzajya muri iyi nama maze ukarwana kigabo uhahagaze. Mika rero ahita amubwira ati ni igitekerezo cyiza ariko nanone keretse niba uzamperekeza kubera yuko nibwo rwose naba mfite imbaraga. Naho rero Karumeri ati none se nzaguherekeza mu ruhe rwego? Mika ati byihorere, ndabizi uko bizagenda, wowe nyemerera kuzaba undi ruhande kuko rwose bizatuma ngira imbaraga zo guhangana na bariya bagizi ba nabi dore ko ariko nanabita. Karumeri rero arabimwemerera maze bugacya mu gitondo bakitegura baragenda rero bakajya nyine muri iyi nama. Naho Peter akibabona ahita atangira kubwira nyine abari bitabiriye inama ati gusa mbere y'uko inama itangira ntabwo rwose nifuza ko uyu mukobwa w'umu infirmiere aza hano kuko hano si kwa muganga. Naho rero Mika ahita afata ijambo ati uyu nguyu nunyitaho kandi muganga niko yabitegetse ko agomba kumba hafi akanyitaho, kereka ahubwo niba Peter ashaka yuko nakongera nkaba nakwibasirwa n'uburwayi kubera uburangare no kunegirija ibyo muganga yavuze, nakundi rwose ndamukeneye iruhande rwanjye uyu mukobwa kuko niwe ushinzwe kunyitaho mu byerekeranye n'ubuvuzi. Peter rero abura icyo asubiza nyine kuko ntabwo aba yahakana ngo uyu nguyu agende kandi ari we uri kwita kuri Mika nyine by'umwihariko. Christine rero nawe uba wicaye iruhande rwa Peter yitegereza nyine Mika ukabona ameze nkaho rwose amufitiye umujinya ahari kuba nyine ari kugenda yoroherwa, ari kugenda ameze neza, ari kugenda amera neza, akaba nyine atarapfuye kandi aribyo bifuzaga. Inama igitangira rero Peter ahita afata ijambo maze akavuga ati turi hano kugira ngo tuvuge ku kibazo cya Mika cyo kuba rwose atameze neza mu mutwe, ibitekerezo bye bitari ku gihe, maze turebe uwaba afashe inshingano mu gihe nyine atameze neza.
Mika rero ahita afata ijambo ati rwose uribeshye, ndi muzima cyane kubera ko mfite impapuro zaturutse ku badogiteri batatu kandi bakomeye berekana ko rwose meze neza mu mutwe, nta kibazo namba mfite, ahubwo nyine nimuvuge ko mushaka gushyira mu bikorwa umugambi wanyu mubisha, wowe ndetse na Christine. Akibivuga ahita yereka nyine ikimenyetso Karumere, maze Karumere agahita akora mu isakoshi akazana telefone, ahita rero atangira nyine gushyiramo amajwi, aho Christine aba ari kuvugana na Peter, bari kumvikana ukuntu nyine bazagabana iyi mitungo nibamara kuyigarurira. Bakimara kumva rero iri jwi bose babura aho bareba, ubwoba bukabica, maze bagatangira kuburana bavuga ko rwose atari ibya nyabyo ndetse ko ari ibintu bashobora kuba barihimbiye. Mika rero ahita akomeza kubabwira ati si ibyo gusa, dufite n'ibimenyetso by'amadosiye bagiye bahindura ndetse by'amafaranga bagendaga rwose bohereza ku makonte. Ibyo byose ibimenyetso turabifite. Umumama rero umukuru wari urimo umenyereye rwose Mika kandi uzi ko ari umusore uvugisha ukuri igihe cyose, ahita yitegereza Peter maze agahita amubaza ati ibyo bari kuvuga nibyo? Naho Peter ahita atangira gutunganya ikora ry'ishati ye nk'umuntu nyine wabuze icyo avuga n'icyo akora, ati hoya, ibintu bari kudushinja rwose nta bimenyetso bifite. Naho Mika ati ibimenyetso byose turabifite. Akomeza rero ati amagambo bajyaga bavuga ndi kwa muganga yose narayumvaga, ndetse njyewe ntabwo mwanyizera nyine kuko bari kunshinja kuba ndi umusazi, ariko na Karumere turi kumwe hano ibyinshi yarabyumvise ndetse yagiye anabirikodinga, kubera yuko yari yaramaze kumenya ko aba bantu ari abagizi ba nabi. Aba bantu rero bavuga gutya nuko rwose bababajwe nuko Karumere nyine yaje kuba iwanjye. Naho Peter ahita ababwira ati nyine impamvu ari kuburanira cyane uyu mukobwa nuko nyine uyu mukobwa yaramwifatiye, arashaka kumukontorora maze akazamutwarira imitungo yose. Ndahamya ntashidikanya ko bashobora kuba bari gupanga kuzakora ubukwe. Mika rero ahita azamura ikiganza atumva birahagije rwose, rekeraho, dore igihe wahereye uri kuvuga. Uyu mukobwa Karumere ni umwana mwiza cyane, ntabwo rwose yifuza amafaranga yanjye kubera ko yambaye hafi ndi kwa muganga, nta byinshi rwose anziho. Yakomeje rero kunyitaho, niwe watumye mbasha gukanguka, aho mwebwe mwari muri kujya inama z'ukuntu muzatwara ibyanjye byose, we nyine yarahangayikishijwe nuko nakanguka. Ikindi kandi n'ubu ngubu niwe ukomeje kunyitaho kugira ngo mere neza. Mutekereze ko ari nawe wanteye imbaraga zo kugira ngo nze ku kazi, kuko njye ntazo nari mfite, numvaga rwose nabireka maze bagakora ibyo bashaka, ariko we nyine yanteye imbaraga. Ikindi kandi nagerageje kumuha amafaranga kugira ngo mushimire, ariko yarayanze. Nanamubwiye ko nibura twaba abafatanyabikorwa muri iyi kampani yanjye, nabyo arabyanga. Simpamya rero ikindi yaba ashaka, rwose baramubeshyera. Ibyo byose ni ukwisobanura gusa, ariko uyu mukobwa ni ingenzi kuri njyewe kuko niwe rwose utumye meze neza kano kanya. Abari muri iyi nama rero bakimara kumva ibi byose bahita bafata umwanzuro ko Mika agomba kuguma ku buyobozi nk'ibisanzwe, ko rwose ameze neza. Bari kubyumva no mu mvugo ye ko rwose nta kibazo na kimwe afite. Uyu munsi rero Peter arababara ndetse na Christine kuko baba batsinzwe, agahinda kaba ari kose. Naho rero Mika na Karumere bahita bajya muri biro nyine ya Mika maze bagahoberana, ibyishimo biba ari byose, ndetse rwose uyu munsi uba ari uw'intsinzi. Mika ahita abwira Karumere ati sinzi ukuntu nabikubwira, gusa nyine wumve ko ari wowe imbaraga zanjye kandi ari wowe utuma nkomera muri byose. Wakoze kumva iruhande kandi wakoze kungira inama nziza, kubera ko rwose bibaye iby'umumaro. Ndibaza iyo utaba uhari uko byari kugenda. Iyi kampani rwose ntabwo nayo yari kuba igihari, nta nubwo yari kuba ikiri mu maboko yanjye. Nyuma rero y'iminsi mikeya baba bari kwitegura anniversaire ya kampani yabo. Ikiba ari ikirori nyine gikomeye baba bagomba rwose kuzajyamo, kandi nyine
Mika aba ashaka yuko Karumeli agomba kuzaba amuri iruhande uwo munsi. Baritegura rero maze bagategura imyenda rwose bazambara myiza cyane. Umunsi nyirizina rero ugeze, bambara neza nyine. Karumeli baba bamuguriye ikanzu nziza kandi ihenze, bazana umuntu wo kumusokoza no kumumakiya. Naho rero Mika nawe aragenda akitegura maze akaza kureba Karumeli. Akitunguka akimukubita amaso ahita amureba ahereye ku birenge akageza ku mutwe, ati uri mwiza, wagira ngo ni umunsi wawe w'ubukwe, uraberewe ntabwo ushobora kubyumva. Karumeli rero nawe ahita amubwira ati nawe uraberewe cyane, gusa njyewe ndi kwireba maze nkabona ntabwo rwose niyizi. Ahita rero amufata mu kiganza maze nyine bakajya muri ibi birori. Mu kwinjira abantu bose nibo rwose baba bari kureba, gusa nyine Mika yongorera Karumeli ati uramenye ukomere nyine nk'uko usanzwe ukomeye, kuko ndabizi ko bitaza kuba byoroshye, haraza kuba hari abantu bagutunga intoki abongorerana, ibyo byose ubyihorere wigire nk'aho utari kubumva. Mu kanya gato rero bajya kubona bakabona Christine arinjiye. Iruhande rwe haba hari wa mugabo wa Karumeli. Bakibakubita amaso, Mika ahita afata Karumeli maze akamukomeza akamubwira ati ukomere ubihorere, ntubiteho rwose. Gusa ntibitinda Christine ahita asaba ijambo maze bakarimuha. Atangira kuvuga rero ati muri ibi bihe bishize rwose twanyuze mu bihe bitoroshye, ubwo Mika umuyobozi w'iyi kampani yarwaraga. Abantu benshi rero bagiye nyine baprofitira muri ubwo burwayi bwe maze bagashaka nyine kuza kumutwara ibye. Hari umuntu hano ushaka nyine kugira icyo avuga. Ahita aha ijambo wa mugabo wa Karumeli. Abantu bose nyine baba batangiye kongorerana, birumvikana. Karumeli nawe aba yatangiye gucika intege yabuze aho areba. Naho rero uyu mugabo we ahita atangira avuga ati narihanganye bihagije, naracecetse rwose, ariko ndabona ntagikwiriye guceceka. Karumeli n'umuhungu wanjye ni umuryango wanjye, kandi ntabwo nigeze ntandukana nabo mu mategeko, kubera yuko byabaye ko nyine habaho agahe gato ko kuba tutari kumwe, ariko mu mategeko aracyari umugore wanjye. Ndashaka rero ko umuryango wanjye ungarukira, ntabwo rwose nakomeza kurebera gutyo gusa. Birumvikana nyine ibyari ikirori biba bitangiye rwose kuba imvange neza neza. Karumeli rero ahita avuga ati ibyo ni ibinyoma rwose, kubera ko impapuro ndazifite twasinyeho, wasinyeho rwose ko tugomba gutandukana. Naho rero uyu mugabo we ati kwibeshya nyine bibaho bya systeme, kubera yuko rwose ntabwo njye nawe twigeze dutandukana. Bakomeza rero gushinjanya impapuro nyine mpimbano, buri wese ashinja undi ko ari ufite impapuro zitari zo. Umumama rero wari uri hano mukuru ahita ababwira ati ariko ntabwo turi hano kugira ngo twumve ibirego byanyu, ahubwo turi hano nyine kugira ngo twizihize isabukuru ya kampani yacu. Mika rero uba wicecekeye ahita afata ijambo maze agahita avuga ati byose nari nabyihoreye, ariko ni ngombwa rwose ko mbivuga. Nari mbizi ko hari igihe iki kibazo kizaba. Abavoka banjye rero babyitayeho maze impapuro zose barazishaka zerekana ko rwose uyu mugabo ndetse na Karumeli batandukanye kandi byemewe n'amategeko. Uyu mugabo rero ahita abura aho areba, kuko nyine aba yumva rwose atsinzwe. Gusa nyine Mika ahita akomeza avuga ati ikindi kandi nagira ngo mbabwire, mureke rwose no gukomeza kubihwihwisa mudafite ukuri. Nuko nkunda cyane Karumeli ndetse namukunze kera rwose, namukunze umunsi wa mbere aza kunyitaho kwa muganga. Ubwo rero rwose ntimwirirwe mubitindaho, yaba ari we ndetse n'uyu mwana we w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu mufata nk'aho ari umwana wanjye, uyu ni umuryango wanjye. Uwumva kandi atabyumva kimwe nanjye arisanga rwose yasohoka muri ibi birori, ndetse akaba yava no muri kampani yanjye biramutse bibaye ngombwa. Ndabakunda cyane rero bose kandi nzabarwanirira. Ubwo rwose buri umwe wese ajyana amakuru noneho avuye kuri jyewe, apana kuzajya mwirirwa mwivugira ibyo mutekereje. Abantu bose baraceceka maze
hakabura uwongera kugira icyo avuga kuko bose baba bacecekesheje. Christine rero ahita afata nyine wa mugabo wa Carmel maze akamusaba ko basohoka, gusa uyu mugabo wa Carmel arababwira ati ntabwo birangiriye aha kubera ko sinabyihanganira. Ibirori rero birarangira maze bagataha. Bakigera mu rugo Carmel abwira Mika ati ni ukuri ibintu wavuze byantunguye, ntabwo nari nzi ko ufite imbaraga zo kuvuga biriya bintu. Naho rero Mika ati imbaraga niwe uzintera, iyo undi iruhande mba numva ibintu byose bishoboka. Barahoberana rero maze bakiruhutsa kubera ko iyi ntambwe baba bateye nayo rwose iba ari intambwe ikomeye yo kwemerera rubanda rwose ko bakundana. Weekend rero yakurikiye Tommy aba afite match ya basket, aba yarayiteguye rwose kandi yifuza nyine kuzatsinda ibitego byinshi. Uyu munsi rero ugeze Mika ndetse na Carmel baramuherekeza, baba bifuza kuba hafi y'uyu mwana rwose, kumutera imbaraga, dore ko nyine ibi ari ibintu yakundaga cyane. Baramuherekeje rero maze Tommy atangira gukina. Uko yitegerezaga mama we ndetse na Mika bicaye bari kumufana, yahitaga agira imbaraga maze agatsinda ibitego byinshi. Uyu munsi atsinda ibitego bitagira ingano. Abafite ibyishimo rero biba byamurenze, asoza umukino maze agahita aza yiruka asanga ababyeyi be kuko nyine aba yifuza kubahobera kubera ukuntu bamubaye hafi. Akiva gukina rero bahita bamusaba ko nyine yajya muri dushe agakaraba, maze bagahita bajya gutembera bakajya guserebura iyi ntsinzi ye kuko nyine aba yakoze umurimo w'indashyikirwa. Baragenda rero bakajya gusangira, bakabyina, bakishima, gusa nyine burya akaryoshye ntabwo kaguma mu itama. Mu masaha y'umugoroba bagiye kubona babona amakuru ari gucicikana, aho aya makuru yavugaga ko papa wa Tommy yifuza ko bamuha uburenganzira bwo kumurera kubera ko hari nta ndero rwose ashobora kubona mama we, ko nta kinyabupfura yamutoza, cyane cyane ko abana n'umugabo batasezeranye, ko rero ubwo rwose umwana we ari mu kaga. Tommy akimara kubona ibi bintu arababara maze akabwira mama ati mama, nizere ko rwose uri bukore ibishoboka byose papa ntantware, nizere ko kandi nanjye ijambo ryanjye navuga ryakumvikana, ntabwo nshaka kubana na papa wanjye, ntabwo rwose nshaka ko njyana. Naho mama ati humura mwana wanjye kuko dufite byinshi byo kuvuga. Papa wawe mu myaka 6 yose yashize ntabwo yigeze amenya niba wariye cyangwa utariye, ntiyigeze akwishyurira ishuri, ntiyigeze akuvuza, ntabwo yigeze akugurira umwenda, nta n'igiceri cy'icumi cye yigeze aguha. Ibyo byose rero birerekana ahubwo ko ari we nyine utarigeze yubahiriza inshingano ze nk'umubyeyi. Mika rero uri kumva ibi ahita ababwira ati ariko uyu mugabo rwose ararengereye, murabyumva mute ndamutse mpamagaye abavoka bakamukurikirana, cyane cyane ko afite impapuro mpimbano, icyo ni icyaha, niyo ibindi byose batabimukurikirana ariko icyo kirahagije. Tommy rero uba ufite n'ubwoba bwinshi cyane ko papa we rwose ashobora nyine kuzamutwara, ahita amubwira ati ndakwinginze rwose ndabigusabye, mbabarira ubahamagare abo bavoka batangire, kubera ko papa wanjye ndamutse mbanye nawe ntabwo rwose nakomeza kubaho, ubuzima naba mbuhaze. Mama ahita amuhobera ati ceceka mwana wanjye wivuga ayo magambo kuko ayo magambo uri kuvuga ateye ubwoba. Mika rero ahita ahamagara abavoka be maze akabasaba nyine gutangira kujyana uyu mugabo mu nkiko kubera ko afite nyine impapuro mpimbano, ikindi kandi ari no gukomeza kugenda abaharabika. Ntabwo bitinda rero kuko baba ari abavoka b'abahanga kandi nyine bafite ijambo, bahita batangira kumujyana mu nkiko. Bidatinze baramufata bakamufunga ndetse bakamukatira imyaka 5. Muri kino gihe rero Carmel aba ari gutekereza ko ibyo ari byo byose azasohoka muri gereza yarahinduye ibitekerezo, ndetse na Carmel yarahinduye ubuzima.
Nyuma rero y'iminsi mike umutuzo urongera ukagaruka kwa Mika maze ubuzima bukongera bukagenda neza. Umunsi umwe rero Mika yongera gusaba Carmel ndetse na Tommy ko bajya gusangira, dore ko yakundaga iyo babaga bari bombi bose ari batatu, yabaga yumva nta byishimo birenze ibyo. Baragenda rero bari gusangira umunezero ari wose, maze Mika akabwira Carmel ati uyu munsi rwose ni umunsi udasanzwe kuri jyewe, ahari ushobora kumva nihuse cyangwa se tugifite byinshi byo gukemura, ariko ntabwo nakomeza gutegereza kubera yuko burya hari igihe urindira umunsi maze ukazasanga ibyo wari utegereje byaragucitse. Apfukama hasi rero maze agafata impeta, ahita areba mu maso Carmel maze akamubwira ati urumuri rwanjye, umwuka mpumeka, umutima wanjye utera utekereza wowe, ni wowe utuma mpagarara ngakomera, uri imbaraga zanjye muri byose, mbese ndiho ku bwawe. Wanyemerera ukambera umugore maze ukamba iruhande iminsi yose, maze ukantera imbaraga ndetse rwose ugatuma nkomeza mu buzima, ko ari wowe utuma ntekereza neza ndetse nkora ibintu byose nkora kandi nkabikora ku murongo. Carmel rero aceceka gatoya, maze Tommy agahita amubwira ati mama ambara impeta turebe. Naho rero Carmel ahita amwenyura maze agahereza ikiganza Mika akamwambika impeta, arahaguruka bagahoberana, ibyishimo biba ari byose. Tommy aba anezerewe ko noneho umuryango we uba ugiye kuba umuryango wemewe n'amategeko, bose rero barahoberana, ibyishimo bikaba byose. Ku rundi ruhande rero Christina we rwose yari ari mu gahinda gakabije, yumvaga rero atagishoboye kwihangana, yashakaga ikintu cyose cyatuma umubano w'aba bombi ucikamo kabiri. Yafashe rero umwanzuro wo gushinja Carmel ubujura kandi bukomeye. Umunsi umwe rero Carmel aba yicaye ari kumwe na Mika, abishimye n'ubundi bari gusangira, bari guseka bakubitana mu kiganza, nyine ibyishimo ari byose. Bajya kubona rero bakabona abapolisi baraje, baba bari kumwe kandi na Christine. Aba bapolisi bahita bamubwira bati ni wowe Carmel? Nawe ati yego. Bati rero dufite impapuro zo kuguta muri yombi kubera ko ushinjwa ubujura. Biramuyobera ndetse rwose na Mika akayoberwa ibyo ari byo, atangira kubabwira ati mwibeshye ku muntu. Naho Christine ati ntabwo bibeshye rwose, ni ibya nyabyo, uyu mugore wawe ni umujura. Bahita bamwambika amapingu rero, maze Mika kuko aba ataratekereza neza ahita abwira Carmel ati humura, ntugire ikibazo, ndaza rwose kugukura muri iyo gereza bakujyanyemo, reka nze mpamagare abavoka maze batangire barebe ikiri kujya mbere. Baramutwara rero maze bakamufunga, ibintu rwose atabazi ngo ari kuzira iki. Hashira rero iminsi nyine mikeya ari hano muri ino gereza, bategereje ko nyine bamucira urubanza. Bajya mu rubanza rero bakajya kuburana kugira ngo nyine bamushinje ibi byose byabaye. Christine rero abwira abacamanza ko rwose uyu mukobwa yibye ikintu gikomeye iwabo, ko ari we watwaye umukufi, ngo wari umukufi uhenze cyane, ngo wabaga muri coffre fort y'iwabo wa Mika. Umumama rero mukuru cyane wahakoraga ahita amubwira ati ariko uwo mukufi rwose ntabwo wari ukiba muri iyo coffre fort, kubera yuko papa wabo yari yarawugurishije kera agira ngo arokore kampani yabo. Bari bakeneye amafaranga menshi cyane maze arawugurisha, ahubwo nyine yasizemo uw'ikimenyetso utari uwa nyawo rwose wa feke. Naho rero Christine ahita avuga ati uko byagenda kose nushaka bari uwa feke wari urimo, ariko nyine ubwo ngubwo yaribye, kuko aba yerekana amashusho yerekana nyine Carmel ari kujya ahangaha muri iyi coffre fort.
Abavoka rero ba Mika nabo baba barashatse amakuru rwose ahagije. Umwavoka we ahita ahaguruka maze agatangira gufata ijambo, arababwira ati mu by'ukuri ntabwo rwose yigeze yiba, kubera ko aya mashusho mureba yose ni amabeshyo, ntabwo ari aya nyayo, kubera ko uyu mukobwa mureba hano Christine yahamagaye abantu bashinzwe sekirite maze bafatanya kuyobya rwose aya mashusho, batwereka amashusho atari aya nyayo. Uyu mukobwa rero Karumere ararengana rwose, ntiyigeze anahakandagira, abereka rero amashusho ya nyayo y'uwo munsi maze akabereka n'ayo nyine bagerageje guhindura. Biba bigaragara yuko uyu mukobwa Karumere atigeze akandagira aha hantu, ahubwo nyine na wa mukufi wa feke ni Christine uba waragiye akawukuramo, wabazi ko ari uwa nyawo nyine agiye rwose kuzabona amafaranga menshi, nyamara aba yibeshye cyane. Bigaragara ko rero Christine ari we wakoze amahano, ari nawe ahubwo wibye uyu mukufi, nubwo aba yaribeshye akiba utari uwa nyawo. Bahita rero bategeka yuko uyu mukobwa Karumere afungurwa, ahubwo hagafungwa Christine, kubera ko nyine ari we uba yahamwe n'icyaha. Karumere arafungurwa maze Christine agatangira kurira asakuza ati hoya rwose murambeshyera, nyamara ibi bintu niwe uba wabyishoyemo, bikarangira nyine ari we birangiye afunzwe. Mu gutaha rero Karumere abwira Mika ati ntakubeshye, nari mfite ubwoba bwinshi, numvaga umutima wenda kumvamo, natekerezaga nk'ukuntu Tommy ameze, maze nkumva neza neza ndi hafi gushyiramo umwuka. Mika ahita amubwira ati Tommy jya umwizera, ni umusore w'umunyembaraga, ameze nkawe neza neza, wagira ngo rwose yaragukurikije ukuntu nawe uri umunyembaraga kandi ibintu byose urabitsinda. Ahita rero amubaza ati hanyuma se ya maca yindi yari afite yabashije kuyitsinda? Mika amwenyura ati cyane rwose yaratsinze, ndetse ubu ngubu ari mu rugo agutegereje. Baragenda rero, bakigera mu rugo bafungura umuryango maze bagahita babona ekipe yose ya basikete iba yaje nyine gushyigikira Tommy, ndetse n'ababyeyi b'aba bana bose baba baje kugira ngo bakomeze kumukomeza, baba bicaye batuje batazi nyine ibigiye gukurikira. Tommy rero agikubita amaso mama we ahaguruka yiruka, maze intebe igahita yikubita hasi, agahita ahobera mama we ati mama umeze neza? Nari mfite ubwoba ariko nanone nari mbizi ko bakubeshyera. Atangira rero kumubwira nyine ukuntu yatsinze muri basikete, maze ibyishimo bigatangira gusaba abantu bose bari hano. Batangira noneho guserebura, bagaserebura intsinzi ya basikete, ko rwose Tommy nyine uyu munsi aba yatsinze, bakanaserebura kandi ko mama we aba afunguwe, mbese bagaserebura noneho ko umutuzo ugiye gutangira muri runo rugo. Nyuma rero y'iminsi mike Peter we nyine abona ko ibintu byakomeye, ari we rwose usigaye kugira ngo nawe ajye muri gereza, maze agahita atoroka igihugu akajya hanze yacyo, bakamubura neza neza, kubera ko ntabwo aba yifuza rwose gufungwa. Naho rero Mika amara kubona ko noneho ubu batekanye, nta kintu na kimwe bakikanga, ibintu byose bimeze neza, maze akabwira Karumere ko ubu noneho aricyo gihe cyiza cyo kugira ngo bategure ubukwe. Batangira rero gutegura ubukwe, birumvikana nyine buba ari ubukwe buzaba butangaje, baba bifuza kuzakora ubukwe bwiza ku buryo abantu bose aribwo bazasigara bavuga. Ku munsi wabo w'ubukwe rero biba ari ibintu bitangaje, baba batumiye abantu bose ndetse n'abandi bose babishaka bitumiye, kubera yuko baba bavuze ko buri muntu wese agomba kwisanzura, uyu munsi ari umunsi w'umunezero wabo, kandi bakeneye ko n'abandi bantu baza kubafasha kunezerwa. Mu kuzana rero umugeni mu kiliziya, ni Tommy niwe uzana mama we, aba agenda amwenyura, aba yishimye ko rwose mama we nawe aba yishimye uyu munsi. Aramuzana rero agafata ikiganza cye maze akagishyira mu kiganza cya Mika, ahita amubwira ati papa
mama uzamufate neza kandi uzaharanire ko azahora yishimye. Nubwo rero aba ari ku munsi w'ubukwe bwe, Karumeli kwihangana biranga maze amarira akaza, batangira kumuhanagura rero bamubwira bati hoya wirira rwose uyu munsi n'uwawe kugira ngo makiyaje zawe zitangirika. Mika rero ahita aca bugufi maze akabwira Tommy ati ndabyemeye rwose nzamufata neza, ndetse nuramuka usanze ntamufashe neza igihano ndacyemeye. Biba ari ibyishimo rero, barasezerana maze bagaserebura nyine umunsi wabo, ubundi bagataha. Nyuma y'iminsi rero ubukwe burangiye, Mika abwira Karumeli ko yifuza yuko yaza muri kampani maze bakajya bakorana, ndetse rwose akajya amuba hafi kubera ko n'ubundi yabonaga uyu mukobwa ari umunyabwenge cyane, ndetse kenshi ni nawe wamufashaga mu byerekeranye n'imibare yo muri kampani kandi atanayikoramo. Iyi famiye rero ibyishimo biba ari byose, iba ari famiye yumvikana, famiye irimo urukundo, buri wese ku giti cye aba anezerewe rwose. Naho rero Tommy aragenda akaba umukinnyi wa basket uzwi rwose ku buryo ibihugu byose biba bimushaka kugira ngo azaze ajye abikinira. Mika rero abwira Karumeli ati ntabwo wakumva ukuntu ndi umugabo w'umunyamahirwe, ngewe wabashije kugira umuryango nkamwe, mba numva ndi proud yo kuba mbafite iruhande rwanjye, mba numva nta byishimo bindi na bimwe ntegereje uretse kuba mwebwe mbafite. Karumeli rero abwira Mika ati ndagukunda cyane, gusa nyine ibyishimo se wagira ngo byari byaza, ngufitiye impano. Amuha rero akamverope maze Mika akagafungura. Agifungura ahita asanga harimo nyine urupapuro ruvuga yuko Karumeli atwite. Arasimbuka rero maze agahita aterura Karumeli akamuzengurutsa ati ndagushimiye, ni ukuri ndagushimiye rwose ko ibyishimo byose umuntu akeneye kuri iyi si wamaze kubimpa. Barahoberana rero nk'umuryango, maze Tommy nawe akishimira yuko agiye kubona murumuna we. Ibyishimo rero biba ari byose, ndetse rwose bahita batangira no kubiserebura nyine. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.